none se muze ko watubwiye ngo mu gihe cyanyu bwariraga bugacya ngo hakabaho n'umwijima n'umucyo, byabaga bimeze bite? Emwe mwabana mu gihe cyacu rero habagaho umwijima n'umucyo nk'uko nababwiye. Iyo byageraga saa 12 kuzamura kugera mu masaa moya hazaga umwijima mwabana mwe, hatari nk'ubu ngubu butakira. Murabona ko iyo bigeze saa 12 iri zuba rihimbano rihita ritangira rikaka, hanyuma kugeza mu gitondo n'ubundi izuba risanzwe rikongera rikagaruka. Mu gihe cyacu rero iyo byageraga icyo gihe izuba risanzwe ryararengaga hakaza umwijima mwabana mwe. Mu bice bitabagamo rero umuriro w'amashanyarazi kuko nabyo byabagaho, icyo gihe habaga hari umwijima utangaje. None se muze ubwo muri uwo mwijima umuntu yagendaga gute atari kureba? Nyine kubera ko abantu bari barabimenyereye, yego wabaga ari umwijima gusa nyine umuntu yabaga areba gahoro, ariko nyine ntabwo byabaga byoroshye kugenda muri uwo mwijima. Hanyuma rero umwijima ubundi nimuwumva yavuga nk'uko wafata icyumba kitariho amadirishya n'inzugi, gifunze ahantu hose, ukakijyamo warangiza ugafungura amaso, uko kundi ubona ari umukara gusa. Natwe niko byabaga bimeze mwabana. Hanyuma rero muri icyo gihe umuntu yararyamaga agasinzira iyo bwabaga bwije. Ntabwo ari nk'ibi by'ubu ngubu umuntu asigaye aba amaso amezi 9 agasinzira amezi 3 yonyine. Ibi ngibi basigaye bafata umuntu bakamushyira muri ibi byuma bikonjesha, bakamusinziriza amezi 3 mu mwaka, ari amezi 9 yose akayamara akanuye areba ari no gukora. Mu gihe cyacu siko byari bimeze mwabana. Umuntu yararuhukaga, yararyamaga akaruhuka buri munsi, yaruhukaga amasaha hafi 8 yose ku munsi. Murabona ntabwo umuntu akiruhuka, umuntu asigaye abaho nk'imashini pe, asigaye akora nk'imashini rwose. Kuko amezi 9 yose umuntu ari maso ari gukora ntabwo byabagaho mwabana mwe. Reka mumbaze n'ikindi kibazo rwose ndabasubiza, noneho ndumva ameze neza. Iyi gahunda yo kubasinziriza amezi 3 kugira ngo muzakanguke amezi 9 ntibyabagaho mwabana mwe.